Yesu nashimwe. Tubahaye ikaze kuri Amavia TV. Muri kumwe na Jean de Dieu Ndacyayisenga. Tutangire tubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2024. Uzababere umwaka wa New God's favor. Uzababere umwaka wa divine opportunities. Uzababere umwaka wa divine greatness. Uzababere umwaka wa divine venture. Uzababere umwaka wa divine spiritual breakthrough. Uzababere umwaka wa divine financial breakthrough. Uzababere umwaka wa divine connection. Uzababere umwaka wa divine guidance. Uzababere umwaka wa divine wisdom. Uzababere umwaka wa divine leadership. Uzababere umwaka wa divine protection. Uzababere umwaka wa divine promotion. Uzababere umwaka wa divine power of the Lord Almighty God. Uzababere umwaka wo overcoming many challenges. Uzababere umwaka of divine answers and solutions upon your life, upon your family, upon your nation. Uzababere umwaka wa great expansion. Uzababere umwaka udasanzwe. Imana ibagirire neza. Imana ibaha umugisha muri uyu mwaka. Ijambo ry'Imana, ubutumwa bwizwe bwanditswe na Luka, igice cya mbere, umurongo wa 37. Hari amagambo avuga ngo nothing will be impossible with God. Nta kinanira Imana. For no word from God will ever fail. That's NIV. For no word from God will ever fail. Kuko nta jambo Imana ivuga rizahera. Ntirizahomba, ntirizacika intege, ntirizananirwa ritageze ku cyo Imana yashatse. Nta kinanira Imana mu gihe cyashyizwemo. Nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Muri uyu mwaka nshaka kukubwira ko nta kinanira Imana. Abana b'abantu bananirwa, mu gihe bananirwa, mu bikorwa bananirwa, mu mitekerereze bananirwa, mu myumvire bananirwa, muri partnership bananirwa, mu kumenya no gusobanukirwa bananirwa. Ariko nta kinanira Imana yacu. Ni Imana y'itangiriro, ni Imana y'iherezo. Ni Imana ishobora byose, ni Imana ibera hose icyarimwe. Ni Imana ikora ibitangaza yonyine. Ni Imana irenze uko twe tubitekereza. Nkubwire nshuti yanjye, muri uyu mwaka tekereza cyane, kora cyane, ibwira ibihambaye, ibwira ibirenze mu mbaraga z'Imana, mu bushobozi bw'Imana, mu mikorere y'Imana. Ntiwirirwe ureba ku by'abantu, ntiwirirwe utekereza muri dimension y'abantu. Abantu bari limited in time, abantu bari limited in space, abantu bari limited in power, abantu bari limited in thinking, abantu bari limited in even performing the tasks. Abantu bari limited in many ways. In the environment they are limited. In the space they are limited. In the spirit they are limited. Kuko
umwana w'umuntu afite short time, but this short time should be very useful, and it should be well used to achieve the purpose of the Lord of bringing you on this earth. Niyo mpamvu nkubwira ngo muri uyu mwaka, think widely within the dimension of the Almighty God. Don't think in the dimension of the human. Think in the dimension of the Lord. N'Imana hari ukuntu tujya dusoma sometimes the Bible, and sometimes we don't bring it into our life. Imagine how the Israelites cross over, how they cross over the Red Sea, inyanja itukura, how they cross over Jordan. Can you imagine that power of the Lord that has been with his people? Can you imagine the great power that comes and make the way within the sea? It's amazing power. And whoever believes in God will perform even the greater thing that you can't imagine on this earth. Uyu mwaka ndakubwira ngo izere Imana, bana n'Imana, gendana n'Imana, korana n'Imana. Ba muri dimension of the Lord. Ba muri dimension y'Imana. Kuba muri dimension y'Imana nta kindi bisaba is to trust the Lord, to believe in God, to believe in his power, to think in his might, to work in his might, and you perform everything in his might. You do what pleases God. Ukora ibinezeza Imana. Ugendere mu mbaraga zayo n'ubushobozi bwayo. Uyiringire ubane nayo, ikubera Imana nyamana. Uzakora ibirenze, utekerereze mu mitekerereze y'Imana. Bambuka iriya nyanja Imana yakoresheje just simple things. Inkoni ya Mose, inyanja yicamo kabiri, baratambuka. Can you imagine? Ariko behind hari abari babakurikiye, ari abanzi bashaka kubagirira nabi. Nta kizakugirira nabi Imana niba muri kumwe. Ibizagukurikira byose bizananirwa. Ibizakurwanya bizananirwa. Ibizarwanya vision ufite bizananirwa. Ibizarwanya ibyo ukora bizananirwa. Upfa kuba utekereje muri dimension of Almighty God. And you try. And you make a step. God will go with you. Imana yabwiye Abisiraheli. Yabwira nzabana namwe ku manywa, nzababera inkingi y'igicu, nijoro nzababera inkingi y'umuriro. Nzabana namwe, nzagendana namwe. The people will know that you will be with the Almighty God. Abantu bose bazamenya ko muri kumwe n'Imana. Uyu mwaka gendana n'Imana, korana n'Imana, yifate nk'ishoboye byose. Yakire nk'ishoboye byose niba utarakira Imana mu mutima wawe ku bwa Kristo Yesu. Ukorane nayo, ugendane nayo, ibindi byose bizezana. Muri Matayo 6:33 hari amagambo avuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. It doesn't matter of the wealth, it doesn't matter of the riches, it doesn't matter of any kind of resources that you may want, either financial, either human, either the capital, either the properties of this world, either underground resources, either anything that you can imagine on this earth. It is possible in the eyes of the Lord. It is possible with God. Because what God said is true and is real for those who trust in the Lord and make God real
in their life. They see different things. They observe miracles. They observe healings. They observe performance. They observe the great thing. They achieve even more than the expectation of this world, because they trust in the Lord. Uyu mwaka ndakwinginze, bana n'Imana, gendana n'Imana, korana n'Imana. Our God is God of beyond expectation. Is God powerful God? Is Almighty God? Ndakwinginze muri uyu mwaka, bwira Uwiteka ngo Uwiteka, kuko turi kumwe, tugendane muri uyu mwaka 2024 kugeza iteka ryose, nkomeye, nkomejwe, ndinzwe, nshyigikiwe nawe. Ntabwo ndi umuntu usanzwe, ndi umuntu udasanzwe. Mfite Imana, mfite umwana wayo, mfite n'umwuka wera, imbaraga z'Imana. I have the great foundation, which is the Lord Almighty God and the Son, Jesus Christ, who died on the cross to save the world, who resurrected after 3 days, and the power of the Holy Spirit, who is always with us and tell us many things, and he does even the great thing on this earth. Mfite byose, ndi uw'agaciro. Mfite iby'agaciro bidasanzwe. Uburyo naremwemo ntibusanzwe. Uburyo ngiye kubaho ntibusanzwe. Uburyo ngiye kubaka ku rutare ariko Yesu Kristo ntibisanzwe. Ngiye guheshwa mu bwisho bw'Imana isumba byose. Nzengurutswe n'ibyiza, nzengurutswe n'abeza, nganye imbere heza, mfite ibyiza byinshi, ndi uw'agaciro kadasanzwe. Ntamirijwe ubwiza, ntamirijwe iby'igikundiro, ndi umwami n'umutambyi mu bwami bw'Imana, kandi hano mwino si bizagaragara. Mu izina rya Yesu, ndi umucyo, ndi uw'agaciro, ndi agakiza ka benshi. Nzaruhura benshi, nzafasha benshi. Benshi bazazi iwanjye kuko Uwiteka tugendanye. Uwiteka nkundira tugendane muri uyu mwaka forever. Kuri minute, kuri second, kuri years, ku munsi, ku cyumweru, mu mezi no muri uno mwaka ndetse n'imyaka izaza, Uwiteka tugendane. Uwiteka nzi kuri Imana ishobora byose, izi byose kandi ibera hose icyarimwe. Uri inshuti yanjye, tubana, tugendana, dukorana, tuganira. Ubucuti bwanjye nawe nubwo ibihe byose, nuburambye, nubwo muri kino gihe no mu gihe kizaza cy'iteka ryose. Ubucuti bwanjye nawe reka bukomeze. Intambwe nteye yose igana imbere muri uyu mwaka no mu myaka yindi izaza, ubucuti bwanjye buzakomera, ubucuti bwanjye buzakomezwe n'ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Ibihe n'ibihe, ubwami buzaha ubundi bwami, ubucuti bwanjye nawe buzaba ubw'iteka ryose. Urakoze Mana, haleluya. Muri Yesaya 60:3 hari amagambo avuga ngo amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Mana, umucyo wawe uzabe mwinshi kuri njyewe, umucyo wawe uzabe mwinshi kuri njyewe. Abami bazagana iwanjye kubera kurabagirana uzanye muri uyu mwaka, kubera kurabagirana uzanye mu bihe bigiye biri imbere hano muri uyu mwaka 2024 n'indi myaka izaza. Mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, nakiriye umucyo no kurabagirana n'ubwenge n'ubuhanga n'umucyo mu mwuka wera, imbuto z'umwuka, ubutunzi,
mu mugisha, icyubahiro, gukomera, kudahangarwa, kugera kure. Natuye amahoro, natuye umunezero, natuye ibyishimo, natuye imibanire n'abandi, natuye imibanire n'amahanga, natuye kugira umumaro, natuye kuzana impinduka mu buzima bwanjye no mu buzima bw'abandi, abo tuzahura nabo, abo tuzakorana, abo tuzahura, aho nzagera hose. Natuye ubuzima buzana impinduka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Uyu mwaka ukubera umwaka udasanzwe. Reka dukomeze twinginga Imana, dusenga Imana. Ntabwo ari hano tuzanakomeza. Uyu mwaka tuwatureho ibyiza. Uyu mwaka tureme ibyiza. Uyu mwaka tugendane n'Imana yatubwiye ngo with God nothing will be impossible with God. Ku Mana byose birashoboka. Nta kidashobokera Imana. Jya mu yindi dimension. Jya mu kindi kirere cya dimension y'Imana. Jya muri dimension itekereza birenze. Witekereza katarenze. Niba ari ugukora business, tekereza business irenze mu mbaraga z'Imana no mu bushobozi bwayo. Niba ari ukuvuga ubutumwa no kwamamaza ubutumwa, butekereze mu buryo burenze kuko dufite Imana irenze. Niba ari ukuvuga, ari ukuririmba, ririmba mu buryo burenze Imana irimo muri dimension y'Imana. Niba ari ugucuranga, ucurangire mu buryo burenze bw'ubumana bwa dimension y'Imana. Kurura Imana mu buryo budasanzwe. Mu muryango zanamo Imana, Imana igaragare mu buryo budasanzwe, ikora ibidasanzwe mu muryango, umuryango Imana iwagure ku buryo umuntu nareba abona Imana muri uwo muryango, abona bwiza, abona gukiza kw'Imana, abona gutabara kw'Imana, abona ineza y'Imana, kandi nakubona aruhukire mu Mana kubera ko uba muri dimension Imana ibamo. Niba ari project, tekereza project yo mu buryo bw'ubumana yagutse, izana impinduka z'ubuzima bwawe n'ubw'abandi n'abazayikoramo n'abazayibona babone impinduka kuko we need to experience the real God, the powerful God. Imana irenze, Imana idasanzwe, Imana itagira ikinanira, Imana ibintu byose birashoboka. Hari abantu benshi bafite bavuga ngo ntibaba abadokita, ntibaba abantu badasanzwe, ntibaba abacuruzi badasanzwe, ntibaba abantu bakomeye. Oya, no. Muri uyu mwaka jya mu yindi dimension y'Imana ya birashoboka. Jya muri dimension y'ubumana yuko bishoboka. Jya muri dimension y'ubumana yuko bishoboka, kandi byose yabishyize muri wowe. Biri muri wowe, gukira biri muri wowe, gukomera biri muri wowe, gutabarwa biri muri wowe, gusubizwa biri muri wowe. Izera Imana, korera mu Mana, agendana n'Imana, ntuzabura ibiguca intege, birahari byinshi. Hari abazakubwira ko bidashoboka, hari abazakubwira ko wirata, hari abazakubwira ko ibintu byawe ubamo nta cyerekezo bifite. Niko basa ni Barati na Tobiya babwiraga Nehemiya, ariko Nehemiya yakomeje kubaka afite inkota. Arubaka, yubaka inkike z'i Yerusalemu, arongera arazisana, akora imirimo ihambaye cyane. Rero nawe muri uru rugamba, muri uyu mwaka winjiyemo, ni igihe Imana iguhaye cyo kongera kwisubiramo, ni igihe Imana iguhaye cyo kongera gutekereza mu buryo budasanzwe, ukagendana n'Imana y'ibishoboka, Imana y'imbaraga nyinshi n'ubutware n'ubushobozi. Reka dusenga n'Imana, Imana ikugirire neza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwaka ariko umwaka udasanzwe kuri Mwenedata na mushiki wanjye, yifuje kuba mu yindi dimension y'ubumana, yimushyiremo mu izina rya Yesu, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibifatika no mu buryo bw'imikorere Mana. Ikatekereza, gitekereze muri dimension y'Imana, kandi ayitindemo, ayibemo ibihe byose. Kuko iyo umuntu ayibayemo agenda abona inzira zica. Yorodani yicamo kabiri, imisozi yicisha bugufi umuntu agakomeza. Niko Yosuwa na Kalebu babwiye abantu, barabwira ngo bariya mwabonye nta kibakingira,
ariko twebwe dufite Imana idukingira. Iyo umuntu ari kumwe n'Imana imukingira, iramwambutsa, imwambutsa inyanja, imwambutsa, imucisha mu muriro, mu mazi, ntago amazi amutembana. Mana, ndasenze ngo uyu mwene data mushiki wanjye ukurikiye rino jambo ry'Imana, muri uyu mwaka uzamucishe muri uno muriro, uzamucishe muri ano mazi, uzamucishe muri iyi misozi, ariko akomeze ntazagira ikintu kimutangira, naho uzaba ari inkuta za dayimoni, naho uzaba ari inkuta z'umwanzi, naho zaba ari inkuta zikomeye cyane, naho yaba ari amateka y'iwabo, naho yaba ari ibigeragezo, naho yaba ari amakuba, ibi byose Mana azabicemo akomeze, kuko ari mu yindi dimension y'ubumana. Mu izina rya Yesu Kristo, reka uyu mwaka babone mu buryo budasanzwe. In the mighty name of Jesus, tubatuye imbaraga z'Imana n'ubutware bw'Imana no gukomera kw'Imana no kugera kure kw'Imana bidasanzwe, kandi bazazana impinduka Mana, bamamaza ubwami bw'Imana, idarapo ry'Imana rizamurwe ku bwabo, icyubahiro cy'Imana kizamurwe ku bwabo, kandi abantu bamenye ko hari Imana ikora imirimo n'ibitangaza bifatika bigaragara Mana. In the mighty name of Jesus. Ndabizi bamwe bazabita basaza, abandi bazabita ibindi bintu, abandi bazabita amazina, ariko nk'uko ijambo twarisomye muri Yesaya 60:3 bazabagarukira kuko bahinduye umucyo, kuko bahinduye itabaza, kuko mwamubahaye kurabagirana. Abantu benshi bazaza iwabo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, icyoro kibi cyawe komeza utanga umugisha ku badukurikira n'abazadukurikira, n'ababo n'ibyabo Mana, bazagira umugisha mu majyana amaso. Urakoze, icyoro kibi cyawe mu izina rya Kristo wabambwiye Yesu. Amen, amen.